bakunze ikiganiro ntayoberwa mumaze kumenyera muri benshi, turabaramukije tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho turebera hamwe indwara ya diyabete. Diyabete ni iki? Iterwa n'iki? Ibiyiranga ni ibihe? Ni abahe bafite ibyago byo kurwara indwara ya diyabete? Ese umuntu ufite ino ndwara yakwitwararika ku buhe buryo? Ni ibiki abujijwe? Ni izihe nama agirwa? Ibyo byose turabirebera hamwe, mukomeze kubana natwe muri kino kiganiro kugira ngo mwumve ibyayo, bityo bifashe abantu ari abayirwaje n'abandi bose kuyikumira muri rusange. Njyewe wateguye kino kiganiro nitwa Uwera Celine, urubuga ni ntayoberwa. Twagiye rero. Diyabete ni iki? Diyabete ni indwara yigaragaza bapimye amaraso bagasangamo ikigero cyangwa se igipimo kiri hejuru cy'isukari mu maraso y'umuntu. Burya mu buzima nko mu mategeko y'umuhanda cyangwa izindi nzego, umubiri nawo ugira amategeko n'amabwiriza ugenderaho. Iyo rero hari ikitubahirijwe usanga ariho hakomoka ibibazo byinshi umubiri ugenda uhura nawo. Na diyabete ni uko rero. Burya umuntu akeneye isukari mu mibereho ye, ariko ni isukari itagize ikimutwara. Iyo umuntu abigize akamenyero akarya isukari ku buryo bukabije, ku buryo butubahirije amategeko, niho usanga havuka indwara ya diyabete. Ikintu ugomba kumenya ni uko uretse ya sukari umuntu ashobora gushyira mu byo kunywa, nko mu cyayi cyangwa se igikoma cyangwa ibindi byo kunywa, hari n'ibindi biribwa umuntu ashobora gusangamo isukari, iyo ngiyo ikagenda ikiyongera kuri ya yindi n'ubundi umuntu asanzwe yongera mu byo anywa, ugasanga ikigero kiriyongereye. Ni ngombwa rero ko mubimenya, niyo mpamvu tuba twateguye bino biganiro. Hari n'ikindi tuzagutegurira nyine cyerekana ibiribwa bitarimo isukari nyinshi ndetse n'ibiribwa birimo isukari nyinshi byo kwirinda. Igipimo nyacyo kitagize icyo gitwaye umuntu, ubundi bapima amaraso y'umuntu kwa muganga, noneho iyo basanzemo amagarama 0.70 by'isukari muri litiro y'amaraso, kugeza kuri amagarama 1.10 by'isukari muri litiro y'amaraso ye, aho ngaho umuntu nta kibazo aba afite. Ariko iyo bitangiye kuzamuka bikarenga aho ngaho bikagera ku igarama 1.26, uwo murongo kwa muganga bahita bakubwira yuko ugomba kwitonda kuko wageze mu gice cya diyabete. Kandi diyabete ni indwara koronike. Izi ndwara koronike zikaba ari indwara zigoye gusubira inyuma. Iyo wazirwaye muganga yabyemeje, uba usanga uzabana nazo ubuzima bwawe bwose. Icyo muganga azagukorera ari ukugufasha guhangana n'inkurikizi zayo cyangwa no kutiyongera muri rusange. Ni ngombwa rero yuko ubimenya, ukamenya gucungana n'ino mibare. Iyo umuntu afite ikigero kiri hasi cy'isukari ugereranyije n'icyo yakagombye kugeraho, ibyo babyita hypoglycemie. Naho iyo umuntu afite ikigero kiri hejuru, iki ngiki nyine cyo kwirinda, cyo kwitondera cyane, cyo bacyita hypoglycemie. Burya rero tout excès est mauvais, ibyinshi ntabwo ari byiza, ariko na bya bindi nanone bikennye, ibiryo bikennye ku isukari nanone ntabwo ari byiza. Ntabwo bivuze nyine ngo nibakubwira ngo isukari ntabwo ari nziza ngo uhite ngo uyihagarika. Neza irakenewe mu buzima bwawe, ariko ibintu byose ni mu kigero gikwiriye. Kugira ngo umuntu abe afite hypoglycemie, ni ukuvuga isukari nkeya mu maraso yo, ibi ngibi noneho ni munsi ya cya kigero cya 0.70 by'amagarama kuri litiro y'amaraso,
kumanura kuzageza kuri 0,45 by'amagarama kuri litiro y'amaraso. Aha ngaha uba usanga umuntu afite ikibazo nabwo ashobora nko kwitura hasi cyangwa akazengera, ibyo bikunze kubaho ugasanga abantu baramuha agasukari, baramuha agafanta akongera akazazamuka. Uyu nguyu iyo bigeze kuri amagarama 0,40 by'isukari mu maraso ye kuri litiro y'amaraso, uyu nguyu we ashobora no kugwa muri koma. Urumva rero ko ni ibintu byo kwitwararika iyo umuntu azi ko afite kino kibazo. Abantu bashobora nanone kugwa muri koma bafite ikibazo cya hyperglycemie, iyo byazamutse bikarengana kure yuko ubundi umuntu aba agomba kutarenza amagarama 1,26, aho ngaho ashobora kuba kugera mu kigero cya diyabete. Ariko noneho iyo byazamutse, kuko nakubwiye ko diyabete ari indwara evolutive igenda iri chronique, igenda iri evolutive, aragenda akazamuka iyo adafashe ingamba rero birasaba yuko ukurikira kino kiganiro kugira ngo uze kumva ingamba ni izihe zafasha umuntu kurwanya no guhagarika diyabete mu buzima bwe. Ubundi rero ikindi wamenya ku bisobanuro by'ino ndwara ya diyabete, umubiri w'umuntu ukuntu ukora, hari inyama bita pancreas, iyi ngiyi ikaba ari urwagashya. Pancreas rero ikintu ikora ni uko ivubura antikoro bita insuline, niba nazita nk'umusemburo. Noneho izo antikoro zikagenda zigakorana, nizo zishinzwe gucunga ikigero cy'isukari mu mubiri w'umuntu, zikagabanya kugira ngo umuntu agire ikigero gisanzwe. Pancreas kandi nanone ikorana n'umwijima iyo isukari yabaye nyinshi, noneho isukari idakenewe n'umubiri w'umuntu, umwijima ukawubika nk'imbaraga zishobora gukoreshwa ikindi gihe. Ifite uburyo iwubika ugakoreshwa nyine byakenewe. Ikindi wamenya ni uko diyabete cyane cyane yibasira abantu bakuru, ariko n'abana ibageraho cyane cyane biturutse ku moko ya diyabete nza kukugezaho. Amoko ya diyabete ni ayahe rero? Hari ubwoko bwa mbere, diyabete di type 1. Ubu bwoko ni diyabete yibasira abantu bari munsi y'imyaka 25, ndetse ugasanga hari n'abana batoya rwose bakiri munsi y'imyaka 12 bashobora kuyirwara kubera umubiri wabo. Hari n'abavuka deja bayifite. Kubera ko umubiri wabo ukora antikoro zijya guhangana na ya insuline ahubwo. Kandi umubiri w'umuntu ukeneye ya insuline nyine kugira ngo ikigero cy'isukari kibe gikwiye. Urumva rero ko iyo zo antikoro, umubiri wabo ugenda ukora antikoro, bigenda bikaba ikibazo mu mubiri wabo. Aba bantu bafite diyabete y'ubwoko bwa mbere bituruka nyine ku maraso yabo, ni ibintu herediteri ababyeyi bashobora kugenda bahana hagati yabo mu maraso yabo. Hakaba diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Diyabete y'ubwoko bwa kabiri, iyi ngiyi ituruka ku mibereho y'umuntu n'ubwoko bw'ubuzima abamo, cyane cyane ubuzima umuntu uguma hamwe, utagira imirimo ituma abuja, atuma anyeganyega, cyangwa se abantu badakora siporo, noneho umubiri ukaba wadevelopa ikibazo cya diyabete. Abandi bantu bashobora kurwara ino ndwara ni abantu bafite hejuru y'imyaka 50 hejuru. Iyo diyabete bakaba bayita diyabete gras.
Hakaba rero n'indi bwoko bw'indi diyabete y'ubwoko bwa gatatu, bakaba bayita diyabete di tipe 3, yibasira abagore batwite cyane cyane mu mpera z'igihembwe cya mbere cyangwa se cya kabiri cyo gutwita kwabo. Iyi diyabete hari ababyeyi bayirwara, ariko yo irahagarara iyo umubyeyi abyaye cyangwa se nyuma yaho gatoya igahagarara, keretse iyo asanganywe nyine ikindi kibazo cya diyabete y'ubundi bwoko, bwaba ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri, ariko ya yindi yatewe no gutwita yo irakira iyo amaze kubyara nyine. Ashobora ariko no kuzongera kuyirwara iyo atwite umwana wa kabiri, niba yarayirwaye no ku nshuro ya mbere, ariko nabwo ikongera igahagarara kubera ko nyine iterwa n'uko atwite. Indi diyabete di tipe 4 ni diyabete yibasira abantu babyibushye, abantu bafite obezite. Indi diyabete rero ni diyabete y'abantu bafite anomali di tipe 5, bafite ubudasa, bafite ikibazo bavukanye mu buzima bwabo bw'ubuzima, nk'ubumuga runaka, wenda ugasanga hari urwagashya rufite ikibazo ntirukoze neza kandi arirwo rutanga insuline, ukabona noneho mu ikorwa rya insuline ntirigende neza, impyiko se, umwijima se, noneho ugasanga afite ikibazo renal, afite ikibazo cya pankreya, na insuline nyine zidahagije, zidafite akamaro, zidakora akazi kazo neza, ugasanga ni ikibazo umuntu afite. Iyo umuntu rero kwa muganga bamubwiye ngo kwitondera, ngo yitondere isukari, ikigero ni kirekire, agomba kwitonda kuko icyo gihe ashobora kuba ari muri prediyabete. Iyo uri muri prediyabete, hahandi isukari iri mu kugenda izamuka, wenda ugeze nko kuri 1.10 by'isukari muri litiro y'amaraso, ahangaha uba ugomba koko kumvira inama za muganga ukayigabanya kuko igenda izamuka. Ahangaha haba hari icyo gukora mu gihe cya prediyabete, ariko iyo ugeze kuri diyabete noneho wa murongo wa 1.26 by'isukari mu mubiri muri litiro y'amaraso y'umuntu, ahangaha ho uba ufite ikibazo cya diyabete kandi gusubira inyuma biba bigoye. Risike ni izihe rero? Hari risike nyinshi. Umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kutareba neza. Abantu bafite ikibazo cya diyabete usanga bafite ikibazo cy'amaso, ugasanga imboni zabo ntabwo zireba neza, zahinduye ibara. Nanone ikintu cy'ikibazo bashobora kugira abantu bafite diyabete, ni uko amenyo yabo yangirika, agacukuka, agakuka, agasa nabi kubera imisemburo iba itagenze neza y'ikorwa rya insuline nyine n'ibindi bibazo by'ubuzima baba bahura nabyo. Abantu ba diyabete bagira insuffisance renale, ugasanga bafite ikibazo kandi cya incontinence. Ibi bijyanye n'uko badashobora kwimetiriza ngo bamenye igihe bagera kuri tuwarete, wenda uba usanga batakibasha kwifata. Munyihangane ndakoresha ayo magambo, haba harimo ikintu kitajyanye no kwifata, ugasanga byarabananiye kandi bari basanzwe babishobora.
bashobora nanone kugira ikibazo cya impuissance, ugasanga ntabwo nk'abantu bashakanye bafite ikibazo cya diyabete, iyo imaze kugera ku rwego runaka ntabwo bakibasha kuzuza inshingano zabo mu byishimo by'urugo. Nkoresheje ayo magambo ndagira ngo nawe niba uri mukuru urabyumva, kuko umubiri wabo ntabwo uba ugikora neza. Bashobora kugira ama infection menshi mu buzima bwabo, noneho cyangwa se bakagira n'ibindi bibazo by'umutima. Burya inyama y'umuntu iyo idakora neza uba usanga n'izindi zangirika, ndetse bikaba byagera ku bwonko. Hakorwa iki rero? Hakorwa iki? Inama zigira umuntu mu bijyanye no kwirinda diyabete ni ibihe? Icya mbere ni uko umuntu, cyane cyane abantu babyibushye bafite ikibazo cya obesite n'abandi bafite ibiro birenze ibyo bakagombye kugira, bagomba kwitwararika bagaharanira kugabanya ibiro. Kuko iyo umuntu ari mu kugabanya ibiro akoresha za mbaraga nakubwiye, ya sukari umubiri ubika, bya binure biba byabitswe hirya no hino, noneho umubiri ugakora neza udafite ibyo bibazo. Umuntu urwaye diyabete agomba kunywa cyane kuko aba afite inyota. Ibyo nzabigaruka cyane cyane mu biganiro nzagukorera. Twahisemo yuko dukora ikiganiro cyihariye ku bimenyetso. Ni ngombwa kunywa cyane ku muntu urwaye diyabete, akanywa kandi ibintu bitarimo isukari nyinshi, amazi n'ibindi byamufasha kutagira umwuma, kuko umubiri we uba ubikeneye. Ni ngombwa kwivuza kwa muganga, bakamuha umuti, bakamugira inama y'uko agomba kwitwararika. Mu mirire ye nanone ni ngombwa kurya ibiryo byiganjemo fibre. Birahari nk'imboga nyinshi zitandukanye n'ibiryo bindi umuntu ashobora kurya by'indwara ya diyabete. Ibi ngibi nabyo nzabigukoreramo ikiganiro. Noneho hari igihe kwa muganga rero bagutegeka kwitera insuline, kuko umuntu aba afite ikibazo cyo kutagira insuline mu mubiri, cyangwa se yanayigira akayigira idahagije, ntize gukora wa murimo wo kugabanya isukari mu mubiri. Hari igihe rero bagutegeka kwitera insuline. Ni ngombwa niba barazigutegetse kwa muganga kuzitera uko babigutegetse. Ikindi kintu cyiza, inama nziza ku bantu barwaye indwara ya diyabete ni ugukora activité physique cyangwa se siporo. N'iyo bagenda, ni kugenda burya iminota 30 ku munsi, babishobora se mu cyumweru inshuro nk'eshatu. Ibi ngibi bifasha umuntu kubaka imitsi ye, ariko noneho no guta bya biro, kandi guta ibiro bifasha umuntu guhangana n'indwara ya diyabete. Umuntu aba abikeneye rero muri rusange. Uretse n'umuntu urwaye diyabete, n'umuntu muzima nawe aba akeneye gukora imyitozo ngororangingo, cyangwa se n'indi mirimo yatuma akoresha imbaraga z'umubiri we. Agirwa inama yo kuryama bihagije, akaryama akaruhuka, kandi akarwanya, agakora ibishoboka ku buryo atagira stress, kuko stress nayo ifite ibyo ihungabanya mu buzima bw'umuntu. Ni ukubyitwararika rero, umuntu akareba ibyamutera stress akagerageza kubigabanya. Diyabete rero iterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko icya mbere ishobora guterwa na heredité, aho umuntu avuka, ababyeyi be niba yaragaragaye mu muryango ugasanga n'undi arayirwaye. Ikindi ni obesité, ibiro by'umuntu. Niba umuntu afite ibiro
birengeje ibyo yakagombye kugira, ashobora nabyo kuhahura na diyabete. Ikindi ni uko umuntu nanone udakora imirimo cyangwa se uguma ahantu hamwe nawe aba afite ibyago byo kurwara diyabete. Noneho ikindi ni imirire cyangwa se imibereho idatunganye, ugasanga umuntu ararya birimo amasukari menshi n'ibindi bishobora kumwangiza, noneho ugasanga bimuviriyemo ikibazo. Mu moko rero ya diyabete nakubwiye, hari indi mpamvu umuntu ashobora kugiraho diyabete, ni abagore batwite. Hari igihe inda zimwe na zimwe no ku bagore bamwe na bamwe, ntabwo ari bose bazigira, ariko hari abagore barwara diyabete mu gihe batwite, inyuma yaho bagakira. Ikindi rero ni uko hari abantu bafite anomali, ni ibibazo by'ubuzima bafite, wenda nk'uko umuntu amugara akaguru, ushobora kumugara akaboko, hari n'umugaye, hari n'uwafite malformation. Malformation ni ukuvuga hari inyama ze zavutse nabi, zaremwe nabi. Navuga ntabwo ari Imana, burya Imana nta kosa ikora, niko tubyemera, ariko hari igihe mu kuvuka k'umuntu usanga hari ibitarakurikije amategeko, noneho ugasanga hari ibitagenda neza, ka kazi pankreas yagenewe ugasanga ntabwo gakoretse. Ndumva rero tumaze kubagezaho ibintu byinshi, mwe mwadukurikiye turabashimiye, tuzabagezaho n'ibindi biganiro ku ino ndwara kugira ngo turusheho kubisobanukirwa, kuko ibikubiyemo ibintu byinshi kandi twifuza yuko wasobanukirwa n'ino ndwara. Murakoze rero, mugire amahoro kandi turabashimiye ko mukomeza kudutera inkunga mukurikira ibiganiro byacu.